Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 16. Intashyo. Mbashimiye Foyibe mushiki wacu ariwe mudiyakonikazi w'itorero ry'Ikenkireya ngo mumwakire kubw'umwami wacu nk'uko bikwiriye abera, kandi mumufashe mu byo azabashakaho byose, kuko nawe yafashije benshi barimo jye. Muntahirize Purisikira na Akwila bakoranye nanjye muri Kristo Yesu, kandi bemeye gutanga imitwe yabo gucibwa kugira ngo bankize. Si jye jyenyine ubashima, ahubwo n'amatorero yo mu banyamahanga yose arabashima. Muntahirize itorero ryo mu rugo rwabo, muntahirize na Epayineto uwo nkunda, ariwe muganura wabo muri Aziya bahindukiriye Kristo. Muntahirize Mariya wabakomereye cyane. Muntahirize na Andironiko na Yuniya dusangiye ubwoko, bari babohanywe nanjye ari ibirangirire mu ntumwa, nibo bambanjirije muri Kristo. Muntahirize Ampuriyato uwo nkunda mu mwami wacu. Muntahirize Urubano ukorana natwe muri Kristo, na Sitaku uwo nkunda. Muntahirize Apele wemeye muri Kristo. Muntahirize abo mubo kwa Arisitobulu. Muntahirize Herodiyoni dusangiye ubwoko. Muntahirize abo mubo kwa Narukiso bari mu mwami wacu. Muntahirize Tirufayina na Tirufosa bakorera mu mwami wacu. Muntahirize Perusi ukundwa wakoreye mu mwami cyane. Muntahirize Rufo watoranijwe mu mwami, na nyina ni nka mama. Muntahirize Asunkirito na Furegoni na Herume na Patiroba na Heruma na bene data bari hamwe nabo. Muntahirize Filologo na Yuriya na Neru na mushiki we na Orumpa n'abera bose bari hamwe nabo. Muramukanishe guhoberana kwera. Amatorero ya Kristo yose arabatashya. Ariko bene data, ndabinginga ngo mwirinde abazana ibyo gutandukanya n'ibigusha binyuranya n'ibyo mwize, mubazibukire, kuko abameze batyo atari imbata z'umwami wacu Kristo, ahubwo ari izinda zabo, kandi imitima y'abatagira uburiganya bayohesha amagambo meza n'ibyo kubanezeza. Igitumye mbabwira ibyo ni uko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose. Nicyo gitumye mbishimira, ariko ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza mukababaswa mu bibi. Imana Nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Timoteyo dukorana arabatashanya na Lukiyosi na Yasoni na Sosipatiro dusangiye ubwoko. Nanjye Terutiyo wanditse uru rwandiko mu mwami wacu ndabatashya. Gayo arabatashya uncumbikiye, kandi agacumbikira abo mu itorero bose. Erasito ubika impiya z'umusoro w'abuye umudugudu na Kwaruto mwene data barabatashya. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese. Amen. Imana ibasha kubakomeresha ubutumwa bwiza no kubwiriza ko ibya Yesu Kristo nababwirije bihuza n'ibanga ryahishwe uhereye kera kose, ariko noneho rikaba rihishuwe ku bw'itegeko ry'Imana ihoraho, kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bimenyeshwe n'abanyamahanga, bibayobora inzira yo kumvira no kwizera. Icyubahiro kibi cy'Imana ifite ubwenge yonyine iteka ryose, ku bwa Yesu Kristo. Amen.